Haleluya. Yesu ashimwe kandi ahibazwe, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Bantu mudukurikiye kuri Gitangaza NTV, amahoro y'Imana bane namwe. Mwumve ko tubasuhuje tubikuye ku mutima. Turabakunda cyane. Ntabwo byashoboka kugira ngo tuze kuri murongo mugari kugira ngo tubagezeho ijambo ry'Imana. Niko tumba dushaka ko abantu bose bahinduka bagakurikira umwami Yesu. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo Imana ishaka ko bose bihana bagahinduka abana b'Imana. Ariyo mpamvu twaje ahangaha kugira ngo tubagezeho ubutumwa bwiza, kugira ngo twese tuzahurire mu ijuru. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riboneka mu Bakorindo ba kabiri ibice 5 umurongo wa 17. Tumanze dusenge. Mana nziza, Mana isumba byose, tubanje kugushima kuko uri wera kandi tutaragera kuri amasaha, ariko wabishimye tugeze kuri amasaha, izina rya rihimbazwe. Uwiteka Mana kubane natwe muri iki kiganiro, abari bucumve uhira imitima yabo kugira ngo nabo bahinduke bitwa abana bawe. Uwiteka Mana kubane kandi udufashe mu izina rya Yesu urakoze. Amina. Haleluya. Nguko tubabwiye rero tugiye gusoma amagambo y'Imana aboneka mu gitabo cy'Abakorindo ba kabiri umurongo wa ibice 5 umurongo wa 17. Dusome mu izina rya Yesu. Umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu, muri Kristo aba icyaremwe gisha. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bisha. Haleluya. Uyu munsi rero turasanga amagambo atatu yakuyobora muri urugendo kugira ngo umwami wacu akwishimire. Mundu wabudukurikiye kuri Gitangaza NTV ari ubwa mbere, turakwingingira kugira ngo ukore ka subscribe kugira ngo ubutumwa bwizewe buje bukugeraho, kugira ngo tuganire mu jambo ry'umwami wacu Yesu Kristo. Dari bishasha rero, uyu murimo twawuhawe n'Uwiteka kuko twamaze kuba abana b'Imana muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu mbabwira ngo buri muntu wese ururebe iyi video agire icyo akuramo kugira ngo umwami wacu Yesu Kristo agire hava nahagera. Abantu bo muri iyi minsi ari abantu bari mu gihirahiro, ntago bazi inzira y'umusaraba, ntago bazi agakiza icyari cyo. Ariyo mpamvu tubingingira kugira ngo bashe bakurikira ijambo kuri Gitangaza NTV kugira ngo ribafashe. Turasanga amagambo akomeye cyane. Amagambo ya mbere hari kutubwira ngo kuba icyaremwe gisha. Kuba icyaremwe gisha ni ibya kera biba bihindutse bisha. Mu nzira wari waratangiye biba bihindutse. Ari umugambi Imana igufiteho kuri uyu munsi kugira ngo nawe ube icyaremwe gisha. Icyaremwe gisha, ijambo ry'Imana Yesu yaratubwiye muri Yohana ati ninje nzira n'ukuri n'ubugingo, ndawuja kwa data ndamujanye.
nawe uyu munsi rero utari wizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ntabwo wakwitwa umwana w'Imana. Kuba umwana biri ukwacu, no kuba umugaragu nabyo biri ukwabyo. Ariko ndabingingira ababa bari kuri icano badukurikiye haba mu Rwanda cyangwa mu mahanga, ko bose bakurikira Kristo, kuko niwe buye rizima, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Kuko ijambo ry'Imana ryarambye muri Yohana ngo Yesu yamaze gufata ndazabarekura. Nawe uyu munsi rero wahinduka icyaremwe gishya, ukifatira umwanzuro mu mutima wawe, Yesu nawe akaba umutabazi wawe. Urumvira ijambo ndiyinangira umutima, afata umwanya wo kwisuzuma kugira ngo Yesu mubakunda nawe azaba arimo. Ingingo ya kabiri iri kutubwira ngo kera, ibya kera bizaba bishize. Kera wagenderaga mu bidashimisha Imana, kera wakoraga ibitanezeza Imana, kera wakoraga ibidashimisha bagenzi bawe, kera wakoraga ibidatunganiye umuryango n'abiwawe. Ariko uyu munsi nawe waba icyaremwe gishya, bagatera imbundu bakavuga ngo uriya muntu yarakijijwe kubera Imana, izina ry'Imana rigahabwa icubahiro. Kuko iyo umaze kuba icyaremwe gishya, uhinduka umwana w'Imana, ntabwo ikiba ukiri umugaragu. Niyo mpamvu ngubwira ngo nawe ufata umwanzuro, umenye uruhare uhagarariyemo. Mbese ngaburiya ubwo Yesu agiye kuza, tugeze mu bihe bya nyuma, mbese nawe ab'Imana izajana mu ijuru nawe waba urimo. Niwe wakwifatira umwanzuro mu mutima wawe kugira ngo Yesu abane nawe kandi agufashe kugira ngo uzabone uriya bugingo buhoraho. Ingingo ya gatatu, byose bihinduka, biba bihindutse bisha. Iyo byose bihindutse bisha, abaturanyi barakuyoberwa. Iyo byose bihindutse bisha, hari amarira hahinduka umunezero. Iyo byose bihindutse bisha, ahari agahinda hahinduka umunezero. Ndakwingingira mugenzi wacu, ndakwingingira mwene data, ndakwingingira inshuti yanjye, ndakwinginze ngo ibyawe biguno umunsi bihinduke bisha. Ndaguhamagarira, nta munezero wabona kuri iyi si, nta butunzi wabona aho udafite umwami Yesu. Wagira amafaranga ariko ntacyo gakumarira, wagira amazu meza ntacyo gakumarira, wagira abagore benshi ariko ntacyo bakumarira. Ariko uyu munsi Yesu ashaka ko mubo yishima nawe ubonekemo, kugira ngo ubane nawe, kugira ngo mubo yishimira nawe uzabonekemo. Ari igihe ugenda uvuga ngo sinabwiwe, ariko uyu munsi ngewe ndakubwira kuri Gitangaza NTV kugira ngo ugire aho uva nawe uje. Ushobora kwirwa mu isi ariko ntuyiraremo. Mbese bagenzi bawe ko bapfuye iri joro, wewe watanze iki? Abagore bagiye, abana bagiye, abakecuru bagiye, abasaza bagiye, wewe watanze iki? Uyu munsi wawe aba ari uwawe n'uwanyuma, kugira ngo umenye ngo
ufate agahi ko kwiyunga n'Imana, umenye ngo mbese ubeshejweho n'iki, si ubuntu bw'Imana gusa. Ndakwinginga rero kugira ngo uyu munsi mubo Yesu aribo yishimire, nawe uzabonekemo kugeza igihe Yesu azakwishimira, kuko uyu munsi turacyari mu rugamba. Itegure, turi mu minsi ya nyuma kugira ngo twese tuzabone buriya bugingo buhoraho. Amen.